Hello bantu banjye, uyu munsi rero murabizi ko kuri Elade TV ni byiza gusa nabazaniye VPN cyangwa se internet y'ubuntu, aho ujya muri Google Play ugasacinga Catex VPN, mara kuyisacinga bakayikuzanira, ifite ibara ry'umukara, ngira ngo muri kuyireba, nyibereke neza, ngira ngo muri kuyibona, hano kujya nayidownloadinze kuhita bambwira ngo open, hanyuma rero nta kindi uhita uzi ukora iyo umaze kuyidownloadinga umaze kugeza muri telefone yawe, nta kintu gusaba, ni VPN ikora kuri Tigo. Muri telefone yanjye murabona ukuntu isa, iri gusa umweru, ubwo nawe muri telefone yawe biraterwa n'uko irageramo, sinzi ukuntu irahita isa. Ni VPN rwose iri gukora cyane cyane ariko birenze kwa kundi wari ubizi, yango urabona ko ngewe iri connecte. Nta kintu rero ukora uhita ujya kuri update ukimara kuyifungura nk'umuntu wa mbere ukidownloadinga, ukora update, umaze kuhakora rero bahita baguhereza ahantu hameze gutya, hanyuma ugahitamo update online, kugira ngo uri kuyireba urebe video neza uyirangize, ubundi umenye uburyo ki urabigenza. Hanyuma bimaze gukora update kuriya rero urategereza, maze gutegereza rero nta kintu ukora, uhita ukora hari ahantu ukaza ugahiga igihugu cyacu, ugahiga u Rwanda, nyango murarubona ni Airtel Tigo, hanyuma urangije uhita ukora start, ugakora start ugategereza. Ni VPN idatinda, ni VPN idacikagurika cyane, iyo icitse mu masegonda make ihita yongera ikirirodinga, igahita yongera ikikonegita bidatinze cyane, n'umunota ntabwo ugera, ni amasegonda make rwose bisaba. Iyo imaze gucika ihita yongera ikikonegita mu masegonda make cyane, ngo mubona ko yabaye connected. Hanyuma rero umuntu utari wakora subscribe, nta kintu nabwo uretse gukora subscribe, kugira ngo tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi neza ko nyine subscribe cyangwa se mu mayi subscribe ni inkunga ikomeye kugira ngo nkomeze mbazane ibyiza cyangwa se nkomeze nkure njye imbere cyangwa se ntere imbere. Bityo rero ndagira ngo mumfashe muri urwo rugendo, kuko mudahari ntago nanjye ntacyo naba nkora, cyangwa se ibyo naba nkora ntacyo byaba bimaze. So ndabashimiye rero, mukore subscribe, like, share na comment.